tenari ngo tubwiriza byinshi reka mubwire urabizi waragiye uraceceka kandi ngiye rwose vuga guceceka nkanacupira reba inzara zanjye tumaze amezi 2 tutishyira inzu ko batabirukana reba imisatsi reba amaso batabasudura mu nzu y'abandi batugiriye umwuga ibyo mubiveho umva mubwire umva reka mubwire abasore bafite amafaranga kuri ubu babaye nk'ikisi insena nazizi wenda urababona ese ngo nababona ugese ko byemura n'uduhu ndibonera Rexifanaka reka mubwire mwebwe ko mutazi aho isi igeze nkaho uracyarwara indege urambwira ko uzagera ku rwego indege ni iki koko muri muzika nababeshya yabashyiramo n'ibikabyo abasore so ushaka umusore ufite amafaranga ibyo bimparira none hatari n'amafaranga gusa ugenda mu nzira buri wese agahindukira ibyo nibyo nshaka uri kumva washaka umufi uyafite mwiza uyafite abo bose bafite gutya ubundi wowe wahozeho baby undi wari uwanjye umva urwego nsigaye ndi n'abantu baby w'inshuti yanjye uba muri Canada ariko azaza ejo bundi naramukaje siko tuzatukiri inshuti ariko wenda ndagukunda baby naho wabwira shanga wose mizo nimero wambabari ako nyine uzanze umubwira noneho susubiza ntuha nimero nawe ako jya umenya ukuntu jesi mbere ndi bukore no kugupostinga gushyiramo baby wamubonye ndabizi leta mbwira atari ko nkawe koko Darine nk'uyu mubebe utaramuza nawe bimeze bite wewe humura bituze ubimparire nzakora uko tuzakina mbabari ubona ukuntu uwo nagume kuri Alex wewe nyine Alex se yayamuha Alex ashara niba uzi babahungu ba nyina n'umwana wa nyina uramukunda ndamukunda ariko nkunda ni kofi ariko ntabwo yemera kuyireka icyo kibazo utayirekura rero ngewe ngo nta nubwo twarakora namwaramutse yarashaka gusubira iwabo guhinga ibijumba na nyina ma rero nanjye ngewe warusigaye mu rugo njyenyine mu rugo ndarutaye kubera ko mama n'undi ntabwo ndatekereza ko tazoranaga kwa muganga bari abantu benshi cyane nibyo kubanza gufata ibizami kubanza ereka buriya gusuzuma umuntu n'ibintu bikomeye bitwara umwanya ni ukuri ubwire mama uti azaza kukureba arebe wo mwana uko ameze ubwo rero nabonye rinete reka da ubu kirakemutse narabaye wo kwizingira hano mu rugo singende kubera iki yakagoroba kaje reka da menye iyo nkandagira ntabwo byashoboka ugafite amahirwe cyane nambayeho numva ushobora kuba urwaye amaso akomeye ego mwana amaso menya nararwaye ikintu cyo mu kinyama cyo hirya mu bwonko kuko numva atari amaso gusa kuko ngira nkareba nareba nkumva hajemo igihu nkagira ngo mbese nta byaramenye ariko oya nugira ikibazo cyo kuvuga ngo ibintu ikindi kibazo amaso iyo yabaye yakomeye cyane yarwaye cyane atera umutwe kumva abantu bose ese niyo ibi mpamvu ayo batata we najyaga nibaza senge atera umutwe amaso cyane ashobora koze rero rwose ndishimye ibyibuza no ariko nyabusajye utimbira unadusure nzajya mbasura dore uzanywe na rinete ariko rero ibyo bya rinete rwose nzagenze cyane ibyo bya rinete wese uzajya uvugana nawe rero mubwire ibintu mukajya uzana ibintu by'ibibazo nk'ibyo bikomeye ngo bisize n'ibintu by'abana wese uri kujyana ubu ikibazo cyawe ntacyumvise buriya arumva ariko se byarumva abantu nyine amatsiko yo kumenya ngo mwamenyanye gute tugomba kubafasha mu kibazo urumva abana ikibazo cyanjye wagikora icyo kibazo ntushake kumbwira ko wanyinjira nagujije ndivunja njyewe ahubwo njye nagufasha arumva no mpamvu umemba neza arumva nagufasha neza genda anyirukanye ndakwirukana buraje utangira ugende ubwire nikore ngo kuzikomye ko kizamuhoza ngo ari ugushaka umugabo genda ntawe nshaka ngo ushaka hadi nigagiye dubora rubana winiga uziko ndinyamira mbona bayara kujya nyumara mu video bose nacana gaho yana nakakana mwumva imbere uyu munsi sindi muri gahunda yo gukina nuko no bakakana yo kambona nkabonye kansetse
dore no kudoda byananiye ahubwo aratuvanze ahubwo arakubabaje bose tubigezeho ibyo twari tugiye kuganiraho Fani abashaka guhinga nase ko mutanyakira sha munyakire mari dore Shambabarira nibura amafaranga yo kwishyura inzu se Rwanda turi bunabwire gusa turabona n'icyo turarira gusa yine hari umutipe nshuti yanjye baramuhamagara kandi njye kumureba nemaze kwitegura mba njye kumureba ndetse ko ari icyo yamufasha shano ko rero nanjye harangiye kujya ariko tuzatuvugana bose izo ndiro umanza zicishamo neza inzu niyo ya mbere nshaka kwishyura iyi nzu no ziraduhenda nta mafaranga shanga rero umuherekeza nayo mukumbuye nko kukureba pe ariko hari ahantu tugomba kugenda tukicara tukaganira ukuntu ibintu byose bimeze regatona no kumburanya Fani uribuka bya bindi byose ariko byakera tutarambara inkweto ndende kumushangiye ku kimama kabiri ntabya danje baby nabya no sinibiki bitwabo urumerekeza sheri ndikubwira ngo nyine nawe wabaye inshuti ngo urumerekeza sha uswara umuntu unegereje ku muhanda kuherekeza nyine njye mwanteje nyine n'umuherekeze wenyine ubwo amakuru meza nawe uzayambwira Alex baby bajya kuri Alex ukuntu mwaba mwamupfobeje erekana si inkweto nyambariye uru ni uruciriritse mfite nzakureka wajya mama yarakubwiye nzakuresha nanjye ejo nzajyayo Fani wigira ikibazo wahamagaye tukoze murenda cyangwa nanjye mpamagare ndebe ko ubona cyangwa abantu mu nzira tugenda ayishari see you umbwiye mama rero uti wakoze cyane ariko namubwiye nzaza kureba uwo mwana ubu icyantegaga ni aya marinete dore wayazanye ubundi iyo bugorobye usanga ngira ntinze nk'ahantu nkagira nakandagira mbese simenye iyo nkandagira hari nakandagira mu mahwa nakandagira mu mwobo mbese urumva nawe urabyumva mbese amaso yanjye yambereye amaso rero ma harakuntu njye nakubwiye ariko nanjye nsigaye nibagirwa n'abantu bakuze mama yari yambwiye ngo uze kumusoromera kuri kariya gasombe atekere umurwayi naza kuva kwa muganga arahaca agafata mani agasombe gusa ahubwo na epinari zirahari kandi zongera amaraso hanyuma agasombe agateke ndagasoroma rwose ahubwo inana kamusekurira urabona umuntu urwaje yanasekurije umuntu urwaje ntabwo biba byoroshye kandi wakoze cyane kangende njye no guteka agacyayi baze banagasanga mama ngaho rero reka ubuse urandenza irembo nta kibazo ngaho rero genda n'ubundi ubwo ndabikora amarinete nayabonyeka ndaje mbikore ahubwo ibyo byo gusekurisha buye ndazitotorera n'isuku hanyuma uza kandi kantu nibutse nahinze betrave zigarura amaraso ku muntu warwaye mbese wazahaye betrave ndazizana nazo ndazifite mu murima ndumva ibintu byoroshye ahubwo umwana yararakize ngaho rero genda siniriwe nkurenza irembo ahubwo ubwo ngiye kumanuka y'umurima sawa rero ngaho genda amahoro mama karibu
ese ko muri mwenyine icyo nicyo kibazo ugomba guheraho se. Amakuru ni meza. Twabafasha iki? Mwadufasha iki? Twe turifashije ahubwo Debora arahari. Ugombye ko wamuhamagaye ukomeza nimba hari icyadahari. Fone yari yananiye nayigerageje yanze niyo. None waruje kwitestingira hano se mu nzu muhamagara umubaze. Ndumva ariko icyo nta kibazo kirimo. Okay, naho hari. Kinifite ikibazo nta mugabo nta kibano. Mashini yakwamye uranyiyambaza ku mashini ndakufashije iciyemo. Ikibazo ufite uba cyogewe ndashaka kugufasha noneho. Nakubwiye ngo icyo wamfasha ni ukuva hano. Ubwo bufasha nshaka. Nkuru rongo se. Nabyo bizashoboka nukomeza kujya umuhagarara hejuru. Ariko bite none ko ndeba wari amavubi none ibyo natetse ni bwoko cy'umuntu. Muzi ko wayatetse mugenda kandi unshakire nikora aho yagiye. Reba ni ibibazo uriya mukobwa wawe se. Abahungu bamuri bobi. Bakajya umubwirira umwana w'abahungu ariko bamuri nabi urakubwira ko baza n'ikindi kibazo. Mama ufite ibibazo bikomeye. Umukobwa mwiza urumva abafite ibibazo buri kandi ara kuri telefone ubona abahungu bamuri n'abari bandi. Usore buri aho ngaho bwa feke butegira kabiri ubusonga rero bw'imitsiko ariko kazabarisha ubwo baje bakumanga hano no mitembereka ko jewe di chef wanga w'ikikoni kana chef w'iki twatundi tudafashije nanjye nakubwiye. Ndakubwiye niri yari kandi ushaka no kugira ngo wongeze. No guhita mbare bakuca mu ngofero bakavuga ati se burorore Aru, ndakubwira agashati kawe raho. Umva rero mubwire bari abasore ngomba kugira gute? Bacisha. Yego? Ngiye mbona zirukana n'abakwe nyaba. Oya abantu badafashije urwo busore bugenda bwika. Oya sinzi ko none ko aramaze no kwigira akazi n'abasome nta kintu. Ye namuhaye uburenganzira busesuye ariko ndabona wa mugani ubyo atangiye. Ntacyo goreka no ubwo tubare ngo ujye amafaranga nawe nje mukontora neza. Mbona agiye gushaka umugabo nka se na se niko yari yarangize. Ariko mwana n'umwana ni mwiza yowe. Wabonye umwana w'iki gihe utisiga amavuta ngo yitonyore bimwe bitonyora bagahinduka amabara. Umubiri we wose urasa. Namwitegereje intoki mu maso, inyuma y'amatwi, ibirenge, amaguru, nabitegereje afite n'amabuno meza. Gusa ivyo nabyemeza ntabwo nabyemeza nta n'umuntu nta n'umuntu wabihakana. Ateye neza rwose. Aza umuhungu wanjye azamurebe ndebe ko aza nivogonyo ngo arashaka azanyamuca. Ngewe hazashya niyongera kumbwira azanyamuca. Ase kuki umuzima bwawe ubundi warana umushiya? Sinzi n'icyo ndi kuvugana n'agahungu kakavuga nkawe. C'est vrai. Nushaka. Ariko by the way Debora nawe hari nicyo kibazo wambajije. Uzabiruhana shaho ibintu wigira. Nanjye kura niba Debora hari. Nakubwiye ko Debora nawe hari. Se kuki wowe mu buzima bwawe bundi utajya uvuga neza ubiterwa n'iki? Mvuge neza se kubera izihe mpamvu? Hari abemerewe kumva mvuga neza, hari n'abo navuga neza imbere yabo. Harimo wowe, Hakimu. Gusa ibyo bintu ubona uzabishobora cyangwa uzabyikora kugeza ryari? Ikibazo ufite ni iki? Urana umushiha. Ikibazo ufite ni iki? Vuga ikibazo ufite tugufasha. Ko ari umuntu ushobora kuba warikanze ko uri mwiza. Oya ntabwo ndi mwiza Jerwa. Cyangwa wigeze Shadiba. Oya ntabwo ndi mwiza Rwanda. C'est vrai. Yeah. Les fova. Wowe uzageze usunutse ubuzuru hano, ubusunutse ejo, ubusunutse ejo bundi ntago bazakwemera. Wowe bwira ko mama wanjye azakwemera. Ubwo budirede. Ariko waranyibagiye. Gashaje. Nitwa Akim. Icyo ari cyo cyose nshaka kube Hakinyi, Hakimu, ibyo ushaka byose. Ntabwo mama wanjye azakwemera. Ese byagende bite? Ese byagende? We ko twaganira ukabumenyera cyane. Ushaka kumenya icyo umugabo wanjye yabaye se? Ariko ntabwo ari ikibazo kuganira numva. Ariko neze nikore tumureke n'abantu bamwanjame uko biboneye.
ntabwo ashobora kuba ari akagabo k'imitsi ariko ari umwana mwiza. Bako nakugukora. uyu mwana ibintu avuga bingana Ntabwo wowe urumva uzashaka umugomeze gute. Iyo yaba ari Kandi nakubwiye buri nabwe jya wirinda abasore bw'ikigali. Dore wowe uracyari umwana. Ibintu wabyo rero no katangiye gutoboka amatwi kagize gati. Chunga sana wowe. ugende mu mbere oya ni mugende Bazakwemeza genda we nabyaruvaga mutanca imbaga genda Njye ariko umubwire ntabwo yarangira ikibazo cyawe nacyumvise urumva nzagikoraho iki uzagikoraho iki tuza kubireba neza turaza kubisuzuma shama kandi ntukajya unywa amanga ariko umenya ko ndi nyokobuje umugabo yaragendesheje warahombye tugende ushaka de ngumi karaho tutaka kwenda wewe uriya muhungu wanjye niba yarahumye niba afite akantu uriya mukobwa namubonye wenda ngo abakecuru ntibarora ngo abagore ntibazi kubenguka burya natwe turarora namubonye ndavuga mbega umukobwa mwiza mbega umukobwa ugifite ubunyarwanda nyabo aracyari umunyarwanda icyo mvuga uracyumva aracyari umunyarwanda pepepepe haba mu mvugo haba mu ngendo haba mu kwambara mbese yewe imana yaramutatse wabibonye nawe pe wabibonye nari nzi ko abantu mukuze rero mutajya mwitegereza nkatwe njye uriya mwana namurebye ntibaza ariko kuko ngo hari abantu imana yaremye igifite imbaraga uriya mwana ateye neza arasa neza arareba neza sinzi niba byose wabibonye nkuko nabibonye ijisho ryuza agize gutya karikuburiramo ye baba we kunyawo kukivyiza nkabiriya ko umuhungu wanjye atabibona umwana wanjye niba afite udushashi bamwambitse mu maso niba yarahumye ajya kureba akirebera babakobwa bambaye hena barimbuke umwana utaratinye kuza kureba mugenzi we ngo aze yambaye neza atekereza ko urugo rurimo umubyeyi nyamo ngo aze yambaye neza nibyo bigezweho umubyeyi se yaravuye kwa mama we si umubyeyi nta bigezweho mbona nibyo bigezweho ntabwo abakobwa bose bahora bambaye ibyo ngibyo ariko nyine hari abana bafite umutima bagifite umutima bafite aho bavuka ubona ko babyawe barezwe cyo korasha aracyari umunyarwandakazi haba mu mvugo haba mu ngendo intambuko yaratambuka ukabona ncwe giteye imbabazi yararezwe nyine ukabona ko afite aho avuka kandi buriya afite aho avuka ukabona aracyari umunyarwandakazi ntabwo aramaraho Debora bamuye ikigabo gifite amafaranga manewe pana wowe n'uhuru kabwa kagenda amasu nkaho ukuza cyangwa kwa nganzwa ntaguze ni nganzwa uri kubona uru rugo ari uzagiza ngo kwa Debora we ntabwo bazakwemera ndi umusore umeze neza ufite iki se ufite iki reba ibirombe mba nambaye ufite iki se ibirombe rero nacuyutse uncle baby ku bintu byajya amafaranga menshi Debora bamuboneye umuntu ufite inoti umuha buri kimwe yifuza waragiura ubuse umumariye iki se irede zakunaniye kuretusha umuntu wese ufite ubu nawe uricaye rero ngo utegereje ngo nibisaza nawe